nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba. Ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura. Reka none nongeye mbasuze bakunzi bacu hano kuri Rwanda Burundi TV. Murasanzwe mumenyereye ko dukora analyse ku bya geopolitique na panafricanisme, ariko uyu munsi na devier nagiye mu bindi kugira ngo abadukurikirana bo tubereke indi shusho y'ibintu biri hano hanze. Uyu munsi ho nasuye umukunzi wacu kurikira Rwanda Burundi TV, ndamusura ahantu hamwe runaka akorera akazi k'ubuganga bwa gakondo, kuko yarambwiye ati uzaza unsure dusobanura abantu ibyo dukora, tubereke indi shusho y'ibindi bintu bibaho badakurikira kuri channel yawe. Uyu munsi ho ndi mu karere ka Rubavu, nanjye nahatembereye, nangeze bwa mbere, niko kare ntarasura hari ngira ngo muri iki gihugu, ariko nabonye ahantu hameze neza, ndetse na ahantu harangwa n'ibintu bita amakoro, bya bindi ibirunga byarutse, ndetse mbabwire yuko bino birunga biba mu majyaruguru byarutse mu myaka 7,000 ishize. So rero ntabatindiye, reka nakire abatumirwa banjye. Wasuza abadukurikira? Muraho neza. Ongerijwe. Muraho neza, mugira amahoro. Amazina yawe ni mu Rwanda rwacu. Ndagijimana Jeremy. Ndagijimana Jeremy. Muze muganga wacu, ese amazina yawe ni ayahe? Agostine Benandunguka. Nabasubira kugira ngo nanjye nkora ubushakashatsi ku bintu bya kinyarwanda, by'ubuvuzi bwa kinyarwanda, ko dusanzwe tumenye iby'abazungu. Ariko burya hano umuntu ashobora kuza arwaye igifu mukamuvura cyane rwose, arwaye imbavu mukamuvura, tukamufasha rwose. Ariko nibaza kuntu mubaga ubwonko bikanyobera, kuko umuntu aje hano arwaye ubwonko ntago mwabwira ngo subira inyuma, mwamuvura. Uyu bwonko ntago tubuvura. Ese hari bazo dukunze kwibaza, ubundi ubuvuzi bwa kinyarwanda n'ubupfumu bitandukanira he? Ndahera kuri we mucuti wanjye. Ubundi ubupfumu n'ubuvuzi gakondo buratandukanye. Impamvu ubupfumu n'ubuvuzi gakondo bitandukanye, ijambo ubupfumu ni ugupfumura nyine. Gakondo rero, gakondo twe dukoresha ibimera. Naho ubupfumu ni ugupfumura. Urugero, ushobora kuba ufite sokuru wawe yararaguzaga, akava mu mubiri, akagusigira uwo murage, ukajya upfumura ukoresheje wa murage sokuru wawe yagusigiye. Gakondo yo rero twe dukoresha ibimera. Naho bitandukaniye n'ubupfumu. None se ubupfumu no gupfumura iki? Ntuze ko nta tubona bapfumura. Twe dusobanure ubuganga gakondo. Ijambo gupfumura, doko ubupfumu, gupfumura ni ijambo ryazanwe n'abakurambere bacu. Abakurambere bacu rero uziko hari abantu bagiraga imandwa, barabandwaga, bakabaga amahene, bagatanga ibitambo kubera impamvu z'imiryango bavukamo. Arabagiraga nyabingi, arabagiraga ibyo biti bitega, abo bari abapfumu. Yego, bagira icyo bita imiterekero. Ubwo ni ubupfumu. Gakondo yacu rero twe dukoresha, dufasha abantu dukoresheje ibimera. Naho bitandukaniye gakondo n'ubupfumu. Gakondo n'ubupfumu. None abantu indwara abapfumu bavura nizo mwebwe muvura ko zisa? Impamvu zisa, ushobora gusanga kuko twebwe twize ibimera, usanga imiti myinshi bakoresha 90% ariyo twebwe bavuzi ba gakondo twize. Yego.
hanyuma se noneho ngiye kukubaza ibintu birambitse hano ko wambaye iyo ngofero ivuze iki igufasha iki? Iyi ngofero ikintu mfasha rero iyi impereza ubumenyi bwo kumenya abantu bari mu mahanga ibibazo bafite kugira ngo mpashe kubikemura. Abantu bari mu mahanga South Africa, i Burayi, Amerika, Australia, iyi ngofero Uganda, mu Rwanda ni Burundi, muri Congo, ikamba ubushobozi bwo kumenya ibibazo bashaka ko mbakemurira. Batangezeho by'umwihariko. Muzereka tuguha ijambo nawe. Iyo ngofero uwo muhungu yambaye imaze iki? Iyi ngofero yambara iyo yambaye ni jewe data yari asanzwe avura. Ibyo data yakoraga rero arabinzigira. Abinzigiye nanjye ubwo zanga uri kubona ndi gusaza kugira mu myaka za 77. Noneho nanjye ubwo uyu muhungu wanjye ndamubwira ati utugende ukora gucya nguko nakoraga. Mbega uri muramuraga. Uragenda uri kuva. None se muzeje wajyanye nabyo umuhungu kamwihorera kuko ucyumva ko wamuraga uragira ngo bizamumarire iki? Ko bizamugira akamaro nguko nanjye data yabindase. Mbo none ikindi kintu nibaza, ibi bishushanyo biri hano byo bimazi biravura nabyo? Ni imiti twifashisha dukoresha dufasha abaturage. Oya ndavuga biriya bimanitse hariya. Izi ni imbaraga dukoresha. Aha ni imbaraga. Aha ngaho umukobwa yagurumiwe. Ubwo kano karadufasha tukabimwereka. Akaba yashobora no kuba yabona n'umugabo. Bakagira urugo rwiza. Bagatunga bagatunganirwa. None se muze bwo tuvuge ko mu muryango w'iwanyu abakobwa bose batunganye kubitabaye uwo muti. Uwo muti? Ngo bagatunga bagatunganirwa. Abantu bose mu muryango w'iwanyu warabibahaye birakora. Bashiki banje bose bafite ingo zikomeye. Kuko nawe bahaye nabari hanze bose bazaga kuturebera bakareba ibintu byo dukora neza, igisigaye nisho bakongera bakagaruka. Bakabyira n'abagenzi babo bakadusanga batugana. Okay. Imumbwiye ko ibyo bishushanyo bibafasha kumenya indwara ngo abanyamahanga barwaye. None se izo ndwara niziye kurundi umuntu yarwaye indwara azayikubwira ikindi ukeneye kumenya niki? Ikintu cy'umuntu abakeneye kumenya yaje akakubwira iyo ndwara nawe urayireba ukamuvura. Wawe ndi wavuye nawe akagenda akabyira undi akongera akamutuzanira. Ndabona hano hari kwaka umuriro. Uwo muriro wo umaze iki? Uyu muriro rero ubona imbere yacu ni utumenyesha ko hagiye kuza umuntu ushaka kwivuza. Yaba ari hanze, yaba ari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbere yuko watekereza kutuvugisha, uyu muriro utubwira ko hari umuntu tugiye kwakira. None se ubundi aza nta kibazo afite? Ubundi yaza nta kibazo afite? Kuni ngombwa ngo uyu muriro utubwira ikibazo afite atari yabitekereza no kubivuga. Donc umuntu akinjira hano uwo muriro ubaha message binarwaye. Yego. None se ubundi umuntu aramutse arwaye igifu ntago nkakubwira ngo ndwaye igifu ntago wakivura utarinze gucana umuriro. Uyu muriro kubera ko ari gakondo yacu ntabwo twareka ko ureka kwaka kandi ariyo gakondo yacu ariyo dukoresha. Ngamubwira abantu zimwe mu ndwara muvura nizi. Abari hanze bari kutwumva nyabo muri Amerika, igihugu baba barimo Burayi, Burusiya, Australia, Amerika, Tanzania, muri Afrika y'Epfo, Majyepfo n'Amajyaruguru, zimwe mu ndwara tuvura iya mbere. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'urubyaro maze imyaka 40 utari wabona urubyaro. Ariko ukaba ufite abantu bakaba baragufasha imihango ugishaka umugabo babandi witaga inshuti ariko bakwihishamo wowe utabazi bakagufatira uraza ukatugana tukagufasha ukabona urubyaro ukaguhereza umuti. Cya kabiri ushobora kuba wibwe amatungo ibyo ufite mu mirima rwose ibyo uratugana
tukakugaruriza ibyawe byibwe tukagufasha ibyawe ukabibona. none se kwibwa nayo ni indwara? wambwiye ko uvura indwara. uyu muntu bamwibye abarwaye? Umuntu bibye ntabwo aba arwaye, ahubwo aba afite ikibazo cyo gutwarwa ibye yaruhiye. kuko abahuye n'inyatsi. none umuntu uri hanze y'u Rwanda mumufasha gute? Umuntu uri hanze y'u Rwanda tumufasha mu buryo bwiza kandi bufite isuku. Icya mbere ashobora kuduhamagara kuri WhatsApp cyangwa se akatwoherereza ifoto ye kuri WhatsApp, tukabona n'ijwi rye ryonyine ritumenyesha ikibazo afite. Mwese ukimenya gute? Nyine niho hantu uyu muriro ni utumenyesha ikibazo afite. none se nimba ari umuriro urumva ibyo bintu ari ubuganga? Ni gakondo yacu. Muze dusobanurire. Reka duhe ijambo muze. Twamara kubimenya ubwo tukamwohereza n'imiti kuri WhatsApp. Inomero yacu baba bayifite, nabo tuba twaravuriye hanze baba babizi. Ubwo twashaka tukamwohereza n'imiti ikamugeraho bidatinze. Ese muze iyo sura iri imbere yawe ivuga iki? Iyo sura iyo sura y'uwo muntu uri imbere yawe, iyo ngiyo hoya, iyo ngiyo iyi ngiyi iyo sura ni yande ivuga iki? ni abanyogokuruza bacu. Ni abanyogokuruza. Ariyo basogokuru. Ubwo nyogokuru yasaga gutyo muze utabeshya? Yasaga gutyo. Kuko nawe yarabikoreshaga. Nuko uyu ari umurage. Natwe aribo baturase. None se ubwo icyo kintu ko nanjye ngifite mu rugo, ibintu nk'ibyo by'imitako turabigura ko ntagifata nka sokuruza wanjye cyangwa ibyo ubona ufite iwanyu ntabwo ari kimenyero, nta mutongero bifite wa gakondo. Ariko uyu wona umutongero wa gakondo wa nyogokuruza, kuko tujya tugira igihe tukamuganiriza akongera akaduhereza ububasha bwa gakondo. Nese unyogokuruza uzi uko yasaga? Yasaga n'uwo muntu. Na niki gihe umbona tujya tuvugana. Iri hembe rivuga iki? Urabona hano hari amahembe atandukanye, ushaka kutubaza irihe? Iri ngiri ndabona ariho ngo n'umugabane wa Afurika. Urabona iri hembe? Iri niryo ridufasha gukurura ibyibwe kugira ngo ridufatire abajura babyibye. Babangize. Umwaka ushize nabaga baranyiba. Ese ko banyibye mwabigarura cyangwa mu bigarura wenda hashize? Ahubwo niba barakwibye ushobora kuva hano bigarutse. Oya mu bigarure urava hano bigarutse. Ngo ngewe nabaga mu nzu mfite ampuri, mfite ipasi, mfite costume, mfite ibintu byose. Je nsanga umuntu yakinguye inzu arabitwara. Shira umutima hamwe urava hano bigarutse. Aha urakoze cyane. Nundi muntu bibye rwose atugane tumufashe, agomba kutugana tukamufasha. Tumufashe rwose. Nimero z'abantu ndaziguha, ibintu bya biragaruka. Ako kanya ntabwo bitinda. Ese iyo bitagarutse uba wibeshye? Ntabwo bibura kugaruka, ntabwo iwacu bihamya. Icyo akora hari abavuzi njya numva bateka imitwe babeshya bakarya amafaranga y'abantu batashoboye ibyo gukora, ariko twebwe hano none ubwirwa n'iki ko nkubeshye? Ndamutse nkubwiye ngo banyibye nkubeshye wabigirwa n'iki? Umuriro wanjye urabimbwira. Uno muri wituzima. Amahirwe nuko ngewe ntari bubeshye. None turi kubona muzehe asa n'umuntu wacitse ukuboko n'ukuguru. Muzehe araho byabihuriye n'ubuganga? Ebe ngibi ni ikigeragezo yuko navuye cyane data yarabinsigiye. Nawe yabisigiwe na sogokuru. None se wavutse ufite ukuboko ariko? Ukuboko wavutse gufite? Uko turi kubona udafite, ufite ukuboko kumwe n'ukuguru kumwe. Ibindi byacitse gute? Gucika rero ubu n'umurage bambaye ko ngiye ngomba ko ibyo zerekana ku isi ko bagomba kuzamenya icyo kimenyetso cyabyo. Uvuze ngo ukuboko ni waguciye ku giti cyawe? Kubera akazi kerekana ibyo nkora. Nyine nanjye ibyo ndi kubaza, ukuboko wowe wafashe icyo kuguca. Ni wowe wafatiye icyemezo uca ukuboko, ntabwo ari agisida. Icyemezo ni akazi ko nari ndi gukora, ariko ngakagaragaza ibindi ngomba kuzakora. Akahe kazi? Akahe? Akazi ka gihanga. Mbega bifite aho bihuriye n'ubuganga? Nibyo nakubajije. Aha, twe twatuzi ko ari agisida wagize cyangwa se ariko wavutse. Ni ibijyanye n'akazi. Kuki wemeye gutanga ukuboko?
kuki wemeye gutanga ukuboko? kubera ko bakirambere nta kazi byo banyeretse kugira ngo wari wose azamenye umurimo wongora. Mbega yavuze ngo ibintu byo ubushobozi bwose ufite bwo kuvura ayo uko kuboko watanze kubifitemo uruhare. Aricyo kimenyetso cyo mfite cyo nerekana amahanga. Urakoze cyane. Se uyu muhungu wawe uri kubiraga we azatanga umutwe, azatanga ukuguru, we azatanga iki? Kukumva bisaba kutanga igice runaka. Nazagera ku iyo myaka nunagendeyeho agakora neza maze kwitaba Imana, ubwo nawe azasigirana uwo murage. Bivuze ngo kuri akuboko niko yaragiye nzasanga ntabwo uhari. Nawe azasigarana uwo murage. Uwo murage wo nzamusigira. Ubwo rero mugenzi wanjye grand frère wanjye ubwo mu minsi imbe nta kuboko urabufite. Sibyo se? Ariko muzehe yamaze kumbwira ko bizakugirira akamaro ndetse uzaguma no kutuvura indwara, ubwo nawe akamaro gakomeye uzaba witangiye igihugu. None dogiteri yari kuvura umuntu aritanga akamwereka imbamyabushobozi. Ubwo namwe muzambega mwaramugariye ku rugamba rwo kuvura abantu. Okay. Mutanga umuti w'uruhereko. Byose ndakora. Akaguma magahagararamo niba ari ibiraya akabikura. Yamara kubizirika umufuka giterura isi yose ikamufata. N'umuhungu udashoboye kudemara nawe hari cyaza tukamuhereza umuti kandi akademara. Kudemara ni iki? Abantu badashoboye gutera akabariro. Badashoboye gutera akabariro. Cyo bita kubaka urugo. Abadukurikiye abacikiriza. Donc abantu badashyukwa niko bavuga. Mu muco wa Kinyarwanda. Umuntu kuri udukurikiye udashyukwa. Kuko harye aho agera mu kibazo. Yakira n'umukobwa umwe igisiga akamufatira. Umuntu aje yamufatiriye. Hari umuti tumuhereza. Ibindi bisigaye byose bikazajya mu buryo. Nese umuntu aje adashyukwa mu corporation gute? Hari icyo twita gukangura. No umuti tumuha ubushyuhe. Mukangura ubushyuhe. Yari ubushyuhe bw'umubiri. Buceceka. None nk'abantu b'abashomeri. Abantu b'abashomeri babuze akazi. Iyaje hano mu muhakaye kazi. Doko abantu b'abashomeri kuko ngo mutanga akazi. Hari abantu babaho b'abashomeri ariko bariteye ubushomeri. Aribo babwitiye. Tubagira inama z'uko bakora kugira ngo bo biteze imbere. Ariko umuntu uzi ubwenge ubushomeri wabwiteza uzi ko uzabaho gute? Hari abantu biteza ubushomeri. Ushobora kubwira umuntu ngo byukira mu kazi saa moya. Ugasanga yagize ubute bwo kujyayo. Akahagera saa 2. Urumva umuntu afite ubute. Icyo tumushyiramo hari imbuto tumuhereza zikangura ubwongo zimwibutsa kugendera ku gihe kugira ngo abashe ari n'umuyede ajya kugera hariya akagenda mbere undi ugiye kubaka akabona ukuntu ko agomba kumufatana. Umuyede wabuze akazi se mu murangira he ubuyede? Ubuyede yo umuyede natwe ubwacu turabutanga. Nese ishansiye mu murangirire shansiye nuvuga ngo ngiye nimba ndi umuyede. Ko dufite ibitabo nabuze akazi. Dufite ibitabo hano twigiyemo gakondo twarazwe na basogokuruza. Dushobora kumuhereza igitabo tukamubwira ati genda usorome iki giti ukizana. Tukamuhemba agatunga umuryango. Azana igiti mu muhembe. Dufite igitabo tumwereka ifoto y'igiti. Tukabwira ati genda usorome iki giti urakibona n'izina ryacyo. Urugero ushobora kubwira ati genda uzana umunanira. Genda uzana umuhanga. Genda uzana umuhashya. Guhashya abagome n'abagambanyi. Tukamuhemba agatunga umuryango. Ese ubundi mwishyuza ngahe? Twishyuza make ya twewe. Consultation. Ntabwo duca menshi twewe. Gusuzuma. Igifu ukivurira ngahe? Igifu? Igifu kiroroshye cyane. Tukivurira 10,000 rwose. None se iyo umuntu adakize urayamusubiza? Ntabwo abura gukira kuko ibyo dukora biri muri twe. Umuti w'inyatsi urahari? Yo, inyatsi abantu yarabishe, ubu dufite ibibazo by'abantu turi gufasha. Kandi arahangaha tubirebera. Aho ni urebera inyatsi. Dore ngaha. Ariko se muze ibyo bintu ko mbona nsanzwe mbibona ari ibinigi. Reka ibyo ubona biratandukanye n'ibyo wowe ubona mu magazine.
none se mujya mwakira abantu benshi bafite ikibazo cy'inyatsi bakabwira aho bazikomora. Hari inyatsi ziri uburyo butatu. Uburyo bwa mbere inyatsi zitera, hari inyatsi ya karande y'umuryango uvukamo. Ukaba ufite inyatsi ya karande wavukiyemo, urugero ushobora kuba ufite so wabandwaga, mu kubandwa kwe agatambikira inshingano z'abakuru bamusigiye aribo twita ababyeyi. Yego. Iyo birenzeho rero baramuhana kubera ko yarenze ku nshingano bamusigiye. Inyatsi iramufata igafata n'ababyaye n'abuzukuru be n'ubuvivi. Ariko iyo tuganye tumukura muri iyo karande tukamusubiza mu bumuntu agatera imbere ng'abandi. Ese iyi ngagi iri hano? Iyi ntabwo ari ingagi. Iyi ni gakondo, ni ababyeyi bacu. Aba ni ababyeyi bacu. Uwo ni umubyeyi wawe? Urabona aha niho tumuterekerera. Ariko se ahantu ibintu byanyu bicangira abantu nk'ibintu biri hano bimaze iki? Ibindi bintu bimaze iki? Nta kintu kiri hano kidafite akamaro. Kuko umuganga ni wowe. Ibi bintu uzana ni ibyiki? Nimba uri umuganga ufite ubumenyi, umuntu aravuga ati ndwaye iki, ukamuvura. None aka kabindi, ingagi, aka kabindi rero ntabwo uzi icyago. Igicuma, isura, ingwe, ibintu bimaze. Buri kintu cyose hano gifite ubusobanuro bwacyo, kimbaze ndakigusobanurira. None se umuganga uvura igifu se hashika ku bino bintu ntabyo afite kandi ko akivura kigakira? Doko abaganga bavura igifu mu kizungu bakurikisha imiti ya kizungu, ntabwo bakurikisha imiti ya kizungu nyine. Kandi imiti ya gakondo y'ikinyarwanda icyatsi cyo cyabaye cyambere. None se Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda nayo yemera ubuvuzi bwa gakondo. None kwitagitanga ibikoresho nk'ibi ngibi mufite, ivuga ati umuvuzi wa gakondo agomba kuba afite akabindi, agomba kuba afite ihembe, ibyo bintu ntabyo bajya bavuga. Impamvu hari umugani wavuye ku buvuzi gakondo, isi kiremwa gakondo ubundi ikomoka ku bimera, inyamaswa ngufi nini, naho ngaho ubuvuzi gakondo bwakomotse. Kandi Adamu aba muri Edeni, Imana yamuhaye ububasha bwo gusobanura ibimera n'ibyaremwe biba mu mashyamba. Reka duhe ijambo muzehe umaze imyaka ingahe uvura abanyarwanda? Yewe negiye kirekire. Yego. Kirekire kihe? Ndengeje ng'imyaka nga 40. Mvura abanyarwanda 40 n'ingahe ahubwo ni 5. 45 uvura abanyarwanda. None se amafaranga baguha uyakoze iki? Amafaranga bambereza mbaca makeya kugira ngo nibonera abakiriye, kandi nabo mvuye nabo kagenda banangana bansanga. Kandi nawe ni umurage wahawe n'ababyeyi? Nabusigiwe na papa. Ubwo sogokuruza nawe niko kazi nawe yakoraga. Mbega ni impano y'umuryango. Ese hano hanze tujya tubona ingo zisenyuka kubera ko umugabo we adafite ubushake n'umugore adafite ubushake. Ibyo ngibyo mwaba mubikemura hagati y'abo bantu babiri, kuko mwatubwiye ko mushaka gukemura ikibazo cyo iyo baramutse banganye bakaba baje mbaherezaga umuti. Ubwo umugore ngamuhuza n'umugabo we bakongera bagasubirana. None se abapasiteri iyo bari gusenga ko birukana imyuka mibi, bakavuga ngo abavuzi ba gakondo bakabirukana, ibyo birabintu mwe mu bifata gute ko babamagana? Bari yase impamvu, reka mfashe papa. Impamvu abapasitoro birukana abantu kenshi 50% abapasitoro barabeshya, kuko iyo winjiye mu by'amadini usanga abapasitoro aribo basenya ingo z'abandi. Mupasitoro araza akakubeshya ngo uyu mugore si uwawe, ngo ni Imana ivuze. Wabonye Imana itandukanye umugore n'umugabo? Ahubwo nuko umugore yazanye karande mu rugo rurimo karande idahuye n'iyo afite. Ahubwo iyo wa mugore n'umugabo batuganye baraza tukasuzuma twebwe karande y'umugore n'iy'umugabo tukareba ko byaba bifitanye isano. Iyo dusanze rero karande y'umugore n'umugabo bidafitanye isano, twe dukurura ya karande y'umugore n'iy'umugabo tukabihuza, tukabishyira mu mwanya, ingo z'abanyarwanda zikagira amahoro. Bivuze ngo nta muntu n'umwe
mudashobora gufasha ikibazo cyose yaba afite. Ikibazo cyose waba ufite utuganye turagufasha kandi ukagubwa neza. Wayisubiramo 8 560 462 5 isaha yose wahamagarira turakwitaba tukagufasha ikibazo waba ufite. Ese iyo umuntu ababwiye indwara arwaye, ubundi indwara ihenze muvura ni iyihe? Iyo muca amafaranga menshi ni iyihe? Bo nta ndwara ihenze icibwa amafaranga menshi, ahubwo biterwa n'ubushobozi, kuko urabizi ntabwo abantu banganya ubushobozi. Hari nabo dufasha ku buntu, harimo abakene, ariko harimo n'abafite ubushobozi aribo dushingiraho dufasha ba bantu batishoboye. Ese mu bintu muvura mwaba mutanga impano runaka? Ntabwo nk'umuntu wenda nk'umukinnyi, njya numva ngo abakinnyi ngo kugira ngo atsinde ibitego abari imiti akoresha, mwaba muyitanga iyo miti? Araza tukamuhesha umugisha. Kuko hano hanze hari abakinnyi, hari abaganga. Donc ushobora kubucuruza cyangwa se uri umumotari cyangwa se tukaguhereza umuti, uraza tukaguhesha umugisha w'ibyo ukora ukagubwa neza. Hako se ikintu abantu bibaza, yuvuze ngo utanga umugisha, kuki iyo turebye mu miryango yanyu tubonamo abantu babakene, kuki mutabaho umugisha ngo bakene? Reka nguhereze urugero rwa mbere. Imana irema isi n'ijuru, yaremye ibimera, iravuga ngo urugero uyu ni umuhanga, usobanura ngo ntakagira uguhangara. Icya kabiri, Imana irema ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo iyi ni inyemera, ibyo nzakora byose bizanyemerere, kandi yatanze n'ubusobanuro. Ariko kugira ngo abantu benshi bagubwe neza nuko bagomba kutugana tukabasobanurira ibimera n'ibikomoka ku nyamaswa, ubushobozi Imana yagiye ibuhereza. Kuko hari nk'abapasiteri njya numva bavuga ngo basengera abantu bakabona imodoka, ariko ukabona nyina yo ntabwo nyina we. Ariko usengera umuntu gute ngo abone imodoka, wowe ubwawe nta nigarugira? Ibyo bintu byumvikana gute? Umuntu ni umutindi. Wowe nkugarutse ubu nta ndwara urwaye wayivuye? Njyewe se urabona se ndujuje ubuziranenge? Ubu nta kibazo nimwe ufite? Ntayo rwose. Wese ufite ibiro bingahe? Ko arano mbona afite ibiro 100, we kujewe ntabwo ibiro byanje ntibizamuka kandi ndibinagabanyuka. Ibiro byanje bigumaho biri kuri 75. Waba ugira bya biro 100 abafite ubumuga? Bya birwara nyine bitandukanye, bya diabete, hypertension, urumva nyine abafite ibibazo. Reka rero dushimira abadukurikiye, ubwo ngubwo contact wazitanze, ndetse natwe tuzazandika munsi y'ikiganiro. Aho uri hose bano bantu bafite imiti nk'uko babikubwiye, indwara yose waba urwaye barayivura, turagufasha rwose. Ntabwo bigeze bafata umwanya ngo batubwire iyi miti ivura. Urugero urabona aka kantu, babana bavuka ari ibiragi, bavuka ari ibiragi, ari ibiragi. Hari guvukana ubumuga bw'uburagi, ariko kubera ko umuryango washakiyemo utazi karande wabayemo, akavukira muri karande y'ubumuga bw'uburagi, uramuzana uwo mwana afite imyaka 2, kuko umwana w'imyaka 2 abatangiye kuvuga neza. Iyo tavuze rero uraza turagafasha, kuko niko gakuraho ubumuga bwa karande iterwa n'uburagi. Hari ikindi kiri strategique watwereka? Urugero, gerageza utwereke ibintu ukoresha uvura kugira ngo abantu bavuge bati iyi ndwara ni nyijyana nzavikiza. Urabona iri cupa, iri cupa ribamo umuti w'abagabo badatera akabariro. Yego. Nguyu rwose bademara vuba bagacikirizwa, sanga umugore arahukanye cyangwa se aciye umugabo w'inyuma kubera impamvu z'ubushake buke. Uyu muti ni ufasha abo bagabo. Yego. Urabona uyu muti babagore batagira ubushake bw'abagabo mu buriri, iyo ufasheho tukamuhaherezaho ikiyiko kimwe, urabona ko byanditseho ikiyiko kimwe, akawunywa aratangira akagira ubushake bwo gukunda umugabo we rwose nta kibazo. Urugo rukumvira rukusa. Nta ubwo dusoza ikiganiro nta kindi watwereka kirahari cyane. Urabona hano hari icupa, aya mavuta, urayabona aya mavuta? Ndimo ndayabona. Aya mavuta niyo azana igikundiro, kuko hari abaruzi baruga abantu
kudakundwa ugasuhuza umuntu akakuninira ntacyo mupfa barakuroza icyo bita urwango baragusiza icyangiro. Aya mavuta niyo afasha abantu bafite icyo kibazo, iyo uyisizeho rwose igikundiro cyawe kiragaruka nk'uko wari warakivukanye bakakikunyaga. Mbega umuntu udafite umukunzi ashobora kuza hano, ese undi uyu muhaye umuti wo gukundwa, nge hari ikintu nibaza, iyo umuhaye umuti wo gukundwa noneho ahura n'umukobwa akahita amuvugisha, umukobwa n'umuvugisha, donc umuhungu bari kugenda umukobwa akahita amuvugisha. Waba umukobwa barabikuruga, waba umuhungu nabyo barabikuruga. Icyo twe tugufasha, iyo ugeze hamwe natwe tumaze kumenya icyateye ikibazo, turagufasha tukakigukuraho, ugakoresha aya mavuta, igikundiro cyawe kikagaruka, kongera ukaganiza umusore, kongera ukaganiza umukobwa uko wari usanzwe nyine ufite ibitekerezo bya kigabo byose. Mbega nk'umukobwa rero wanyanyanze nshaka kumuganiza akahita tukongera tugahuza, kuko nabadutandukanyije nta ruhari nabigizemo. Yego. Muze ngabyira ikintu ubwira abantu badukurikiye kubijyanye n'ubuvuzi bwawe, ugire ni mbega ubahe message ituma bumva ko uri umuvuzi koko wa gakondo, ku buryo bazaba bakugana. Ni mbega urusha iki abandi bavuzi ba gakondo ku buryo ari we bazajya bazaho? Yewe bashoboye kuza kundeba, bashoboye kuza kundeba ndi umuvuzi, kuko abo mvura bose bagenda banansanga bansanga. Nta muntu navuye, iyo mvuye umuntu aragenda akabyura undi akongera akagaruka, ongerijwe yongera akagaruka hahandi. Yego. Nuko umuntu agomba kugenda akabyura undi. Ni ukuvuga ngo wowe iyo uvuye umuntu aragenda akabwira n'abandi ati uriya musaza afite imiti iteye ubwoba yaramvuye ndakira, niwe ugenda abyivugira mbega? Akabyura undi bose bakaza. Kandi nje umuntu amafaranga ndikora ko ameze, niyo usanze ari n'umukene ashoboye no kumbereza n'igihumbi ngagifata. Kuko emba ndi kubura yuko ari ndaha, ntabwo ubugamije inyungu mbega. Habara yakora. Ngaye nguko rero abazashaka contact z'abantu rwose nzazibaha aho muri hose babohereza imiti. Icyo nge nagomba gukora no kubabereka kuko ndabizi mu bantu badukurikira, kuko no hanze nomero kuri chat barayifite, n'ahandi hose n'abantu batabizi. Mbega n'undi musanzwe mwohereza imiti mukavura abantu bisanzwe. Ngaho rero reka dusezera abadukurikiye, ubwo nimwongera kutubaza ibibazo wenda tuzongera twegere bano baganga tubabaze, natwe tubahaye ikaze. Ndabashimiye rero abadukurikiye, murakoze. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.